reka mvugane nawe umaze igihe kirekire warabwiwe n'Imana amasezerano atandukanye, ariko rimwe na rimwe wibaza nimba ari Imana yabivuze bikakuyobera. ariko nzi ikintu Yesu yavuze, yarababwiye ngo icyatumye ibi ngibi bibaho benita kusta befo elo. Imana yambwiye ngo abantu bararushye, baruhijwe n'intambara, baratagangaye, batagangazwa n'abandi, baratagangaye, batagangazwa n'abari kubagirira umumaro, ariko barabihore. Hanyuma Uwiteka arambwira ngo hayiwe de witastika ena benifo elo. Uwiteka arambwira ngo nubwo abantu bataye abandi bakabata ku musozi w'igisuzuguriro bonyine, ndetse abari kubagirira umumaro bakaba ari bo babasiga, ibyo bari burye bakabishyira mu nda zabo, umusozi wa diminitansego wateje imidugararo ukarushya abantu. Imana irambwira ngo uwo musozi Imana ije kuwuhana, niko Imana yambwiye. Uwiteka Imana arambwira ngo nyuma yo guhana uwo musozi, hayiwe Imana irambwira ngo diwita costa labinima ega, abariraga bitegure guseka, niko Imana yambwiye. Uwiteka Imana arambwira ngo mwana wanjye, ndamubwira ni karame, arambwira ngo itegereze urebe. Nditegereza ndareba, mbona abantu benshi de wita costa la binifo elo benifo ega. Mbona abantu benshi bari kubyina, kandi nabonaga babyina. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkufurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, iyi ni Savannah TV Show, ndi kumwe na Prophet Aime. Nyemerere nkutse gukora subscribe ubutarigeze uyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Tujye kumva message ubutumwa Imana yahaye umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo uyu munsi. Ni ubutumwa navuga ko budasanzwe, noneho unyemerere mwakire muhe ikaze kuri umuntu ubwa mbere atwibwira amazina kugira ngo tuze kubana twese tuziranye. Tugaye ikaze Emi. Murakoze cyane, ndabasuje nanjye mu izina rya Yesu aho muherereye, ndetse nawe munyamakuru nyakiriye uhabwa umugisha w'Imana n'abandi bantu bose inshuti zacu tumaze kumenyerana hano kuri Savannah ndetse no kuri Prophet Emi. Imana ibaho umugisha mwese, ndishimye kongera guhura namwe. Amen. Yego, Imana iguha umugisha muri byose. Hanyuma narimbwiye abantu ko tugiye kumva message. Reka nkwinginge udusabire Imana itubere umuyobozi. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ubutware ndetse n'ubushobozi. Amina. Mana aho uhagaze hose ibintu bigenda neza, ariko aho utari impagarara zihoraho iteka. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uzubane natwe muri kino kiganiro. Imbaraga z'Uwiteka zitugote, iri jwi hari aho wateguye ko rizagera. Uwera wa Isiraheli, ndakwinginze kugira ngo urigeze aho wagambiriye ko rigomba kugera. Umucyo wawe no gukomera kwawe bigere ku bantu bawe, kandi natwe udufashe mwami kugira ngo tubashe gutambutsa ubutumwa nk'uko biteguye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Prophet Emi, tuguhaye ikaze mu mwanya kugira ngo utugezeho message Imana aguhaye. Ambo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nishimiye kubonana namwe, ndabizi neza ko nimutagwa isari muzasarura. Uyu munsi ushobora kuba wibaza ngo intego y'ubutumwa numvira kuri social media ubundi ni iyi, ariko
ariko ntubimenye ko intego ari ya yindi. Yesu yavuze ngo amahanga yose abwirizwe ubutumwa bwiza kugira ngo abantu barokoke hanyuma bazagere mu bugingo bw'iteka. Mpamya nashidikanya rero ko ubu butumwa wumva buri munsi butandukanye wumvira mu bakozi b'Imana biciye kuri uno muyoboro wa Savana ugenda utambutswaho rino vuga butumwa. Imana izakora gutya ivuga uti narakubwiye nubwo isengero zari zifunze ariko nanyujije kuri social media wumva ubutumwa bwo kukwihanisha, wumva n'ubutumwa bwo gutuma ukomera umutima. Imana ikubaze ngo wakoze iki, nisanga waraguye ndagira ngo nkubwire ko ntacyo uzireguza nyuma y'ubu butumwa. Imana iduhana umugisha rero, Imana iduteretse hano kugira ngo Yesu yamamare. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo kwamamara kwa Kristo nawe ugomba kubigiramo uruhare, si twebwe gusa. Hari umuntu ushobora guhamagara ukamubwira ngo runaka, numvise ubutumwa bwakiza ubugingo bwawe, numvise ubutumwa bushobora gutuma umutima wawe utiheba ngo wiyahure, umutima wawe wakujya kure, ahubwo buno butumwa bwaguhembura ukabumuhereza nawe ukabukoreye Imana. Rero Imana ibaho umugisha, kandi nitmutagwa isari muzasarura mu izina rya Yesu Kristo. Message rero twihuse, reka tuzitambutse dusome ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabiduhaye. Ntabwo turaza gutinda, ahubwo umugambi ni ukuvuga icyo Imana yaduhaye kuvuga. Rambura Bibiliya yawe hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Yohana igice cya 9 umurongo waho wa mbere. Yohana igice cya 9 umurongo waho wa mbere. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa se ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Imana ishimwe. hakiri ku manywa. Hakiri ku manywa. Amen. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa Sorowamu. Amen. Wiyuhagire. Ndashimira Imana ko Imana yera muri byose, kandi kwera kw'Imana abantu benshi basa n'abagushidikanyaho, bakibaza ngo ariko ubundi bigenze gute. Ariko Imana ibikora ntawe igishije inama, kugira ngo isohoze umugambi wayo mwiza ku mwana w'umuntu. Imana yambwiye ngo abantu benshi batagangariye ku misozi, imisozi y'ubuhanuzi y'ibyo babwiwe, ndetse hari n'abantu bavuye muri uyu muhamagaro barawuta, kandi Imana yari yarabahamagaye, ibahamagariye kwikorera, ibahamagariye gukora neza, ndetse ibahamagariye gukora umurimo wa. Ariko barangije uyu muhamagara barawuta. Baza Imana n'Uwiteka, abawutaye n'abameze bate? Kandi ndabivuga gute? Imana irambwira ngo abataye umuhamagaro bawuteshejwe n'igihe
ndetse abo ugomba kubibwira nabo navuganye nabo nta bandi. Rimwe na rimwe Satani ajya yereka abantu ibihanga byabo yiciye mu nzira, akabumvisha ko batazagerayo ngo urugendo barurangiza amahoro, amasezerano bakayatindaho, ubuzima n'ibyo babona bakabitindaho. Ariko Imana imara ino jambo. Hari umuntu wavutse ari impumyi. Buri muntu wese yavutse atoranyamo umurimo yamaze guca ubwenge uzamugirira umumaro. Ariko uyu kuko yari yavutse ari impumyi, umurimo yari gukora nta wundi yari afite, ngo ahitamo guhagarara muri rompuwe ahantu runaka azajya yicara agasabiriza abantu baramurambirwa, baravuga ngo uyu ntabwo tuzongera kujya tumuha, kubera ko nubwo twamuha ntabwo yigera hava ahubwo arahaguma. Unyumve neza, tambutse message Imana yampaye. Nubwo twamuha uyu muntu arahaguma, ariko we kuko nta mahitamo yari afite, ahitamo kuhaguma azi ko umunsi umwe ahari yahura n'ibyamugirira umumaro, ahari ubuzima bukaba bwahinduka. Nkeka ko ariko yabitekerezaga, ngo ariko umunsi umwe ahura n'abigishwa ba Yesu, kandi ubahagarariye witwa Yesu bari kumwe. Baramubaza bati, mwigisha tubwire, ahangaha Yohana yarahanyuze ahasanga ino mpumyi, ndetse abantu benshi tumaze iminsi tuhaca ariko tukasanga ino mpumyi. Icyaha yakoze ni ikihe ko urahicaye asabiri? Ni ababyeyi be cyangwa se ni we bwite? Ndashimira Imana ivuga ibitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Ndashima Imana ikora ibitandukanye n'ibyo abantu bakora. Yesu abasubije ijambo ritandukanye n'iry'abafarisayo, ritandukanye n'iryo utuye bavuga. Abasubiza ijambo ritandukanye n'iryo umaze igihe wumva mu matwi yawe. Arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze, nta nubwo ari ababyeyi, ahubwo biriho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Reka mvugane nawe, umaze igihe kirekire warabwiwe n'Imana amasezerano atandukanye, ariko rimwe na rimwe wibaza nimba ari Imana yabivuze bikakuyobera. Ariko umva ikintu Yesu yavuze, yarababwiye ngo icyatumye ibi ngibi bibaho benita kusta befo ero, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana yavuganye nanjye, kandi ndi umwe mu bahanuzi batajya bakoresha amarangamutima, kuko Imana imaze kumbaho. Narayibwiye ngo Uwiteka, nzagukorera kugeza ku mwuka wanyu. Imana yambwiye ngo abantu bararushye, baruhijwe n'intambara, baratagangaye, batagangazwa n'abandi, baratagangaye, batagangazwa n'abari kubagirira umumaro, ariko barabihore. Imana irambwira ngo abari kubagirira umumaro barabataye basiga ntabwa. Hanyuma Uwiteka arambwira ngo hayiwe de witastika ena benifo egdo. Uwiteka arambwira ngo nubwo abantu bataye abandi bakabata ku musozi w'igisuzuguriro bonyine, ndetse abari kubagirira umumaro bakaba ari bo babasiga, ibyo bari burye bakabishyira mu nda zabo,
bakagwiza inda, bakagwiza kwaguka no gutera imbere, bagakandagira abandi, Imana irambwira ngo ije guhana nta kirebyeho. Niko Imana yambwiye. Imana ije guhana nta kindi irebyeho. Imana irambwira ngo nkubaze ibyo wakoze, Imana igiye kubikwitu. Wiciye abandi kurwara, ubamenera kurwara nk'inda, urabahohotera, wumvise abavuga ijambo ry'Imana ubafata nk'ibicupuri. Imana irambwira ngo ngutangarize ngo Imana igiye kubiguhanira, kandi igiye kubiguhanira nta kindi irebyeho, ahubwo Imana yambwiye ngo igarutse guhorera abantu bayo batagangariye ku misozi igiye itandukanye, kandi batagangajwe n'ab'Imana yari ihaye uburyo n'ubushobozi kugira ngo babarenge, ariko bakuraho igitwikirizo cyari kibatwikiriye, baracyitwikiriza, bigwizaho icyubahiro n'ubutunzi, bareka abantu b'Imana. Imana irambwira ngo Imana itambutse guhana, kandi itambutse ahantu hatandukanye. Imana ije guhana, kandi ishyize ku rutonde abigomba guhana. Yamaze kugira gute? Kubareba no kubagenzura. Imana irambwira ngo edipenikosti benita dewista pefo elo benifose glo. Imana irambwira ngo ntangaze icyatumye uhagarara kuri uwo musozi, bakawukuvugiraho amagambo, ukawuseberaho, ukawuburiraho urubyaro, ukawuburiraho ubushobozi. Abinitasimo, Uwiteka Imana arambwira ngo Imana igikuye mu nzira amarira abantu bariraga, Uwiteka aje kuyahagarika mu mitima yabo. Niko Imana yambwiye. Imana imbwiye kuvuga ibikomeye ndabivuga, kuko singira ubwoba bwo kuvuga icyo Uwiteka Imana ntumye. Imana irambwira ngo irahagurutse kudimenitatika elobenista fosema ega, guhemba no guhana. Ese n'ibyaha yakoze ko tubona adashyingirwa, ko tubona adashaka, ko tubona akora ntibigende, ko tubona edimenista kuta intambara ari we zihoraho. Imana yambwiye ngo nze mbatangarize imaze igihe itangaza kwihana. Ibyo Imana yarabivuze kenshi, irambwira ngo benista kuta era, kandi kwihana yabivugiye mu ndimi zose. Nta muntu utazi ko icyaha Imana ije kugihanira abantu. Imana irambwira ngo dawita kosti benita elo shawire binitanse godimora. Amina, urakoze ma. Imana irambwira ngo ntabwo ari ibyaha, ahubwo abantu bahagaze ku misozi batari bakwiye guhagararaho, abandi barabaryamira. Niko Imana yambwiye. Ariko Imana irambwira, Imana yimuye umusozi wa diminitansego, wateje imidugararo, ukarushya abantu. Imana irambwira ngo uwo musozi Imana ije kuwuhana. Niko Imana yambwiye. Uwiteka Imana arambwira ngo nyuma yo guhana uwo musozi, hayiwe, Imana irambwira ngo diwita costa labinima ega, abariraga bitegure guseka. Niko Imana yambwiye. Uwiteka
Uwiteka Imana arambwira ngo mwana wanjye, ndamubwira ni karame. Arambwira ngo itegereze urebe. Nditegereza ndareba, mbona abantu benshi. The wita costa la binifo elo benifo ega. Mbona abantu benshi bari kubyina, kandi nabonaga babyina indirimbo zumvikana. Uwiteka Imana arambwira ngo abantu batari bafite uruvugiro, Imana ije kubaha uruvugiro, kuko Imana ihari umusozi Pentecoste waryamiye ibisubizo by'abandi. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo subiremo aya magambo, ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, utasengaga yige gusenga, kuko igihe cyo kuruha kije. Nubwo abantu benshi bazaseka, ariko bazabanza kuruha. Niko Imana yambwiye. Nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe, Uwiteka Imana yambwiye ngo ntangaze. The wita costa la binifo egadimo. Gutanga ibisubizo Imana ije kubitanga, ariko nanone Imana irambwira ngo hari ibisubizo Imana itatanga Pentecoste benita era, kugira ngo abantu babiririremo. Niko Imana yambwiye. Uwiteka arambwira ngo ewidi minita costa la binifo era benita ega. Ariko Imana yohereje abantu kwiyuhagira mu kidendezi. Ikibazo si ubukene ufite, ikibazo si amadeni ufite, ikibazo si abantu bavuze, ikibazo si ibibazo uhagazemo. Ahubwo Yesu yari ataraza guhana umusozi ukuri imbere, ukubuza kwakira ibyo Imana yavuze. Niko Uwiteka Imana yambwiye. Ariko di wita costi benita, Imana irambwira ngo mbwire abantu bajye mu kidendezi Sorowa, kandi basenge batisengesheje. Imana irambwira ngo ibisubizo by'abantu bizanye bitunguranye. Niko Uwiteka Imana yambwiye. Kandi ibyo bisubizo by'abantu bigiye kuva edi costa la binifo eradimone tansegro eri tawe ne bonestika ega. Bigiye kuva ahantu hasa n'ahakomeye, ariko ibisubizo abantu bagiye kubyakira. Niko Uwiteka Imana yambwiye. Ngiye gusenga Imana ntabwo ntinda. Imana irambwira ngo mbwire abasambanyi ngo uzasambana ugeze ryari, ko igihe cy'umugoroba kigeze kandi kikaba kikugereyeho. Imana irambwira ngo garukira. Imana irambwira ngo uzavuga umurimo w'Imana n'abantu b'Imana ugeze ryari, ko igihe cy'umugoroba kigeze. Imana irambwira ngo garukira. Uwiteka arambwira ngo nkubaze eride costi benita sika, ngo se yurebye ubona utari impumyi. Alo talabi costa la benema ega. Uri impumyi ukeneye ubutabazi,
ariko Yesu yatabarishije ibintu bisa n'ibyanduza ndetse n'ibibabaza. Imana irambwira ngo elo talabini fole bone costa bene takuwa ego. Ibisa n'ibibabaza kuri bamwe nibyo Imana ikoresheje itabara abandi, nuko Imana yambwiye. Ubusanzwe ibyondo byanduza amaso, ariko Yesu yarabikoresheje abikirisha umuntu wavutse ari impumyi abaza igihe kirekire. Uwiteka arambwira ngo dawinita kosti benita ega elo saribe ni kosti benita sika. Urakoze Mana etolema esha eribe ni costa de bonestewa ego. Ibyo wabonaga bisa n'ibikugoye eridi kosti benita ega, ibyo ni by'Imana ikoresha. Mana uri Imana ikomeye, wavuze mu bihe bitandukanye, n'uyu munsi uravuze. Uyu wavutse ari impumyi yari afite igisuzuguriro n'abantu bakimubonagaho ibihe byose, ariko wambwiye ngo imirimo yawe ije kwiyerekanira mu bisa n'iby'abandi babona yuko bikomeye, kugira ngo utabare abantu bawe. Urakoze Uwiteka, ndasenze kugira ngo ihumure n'urukundo rw'Imana rugaragarire mu batuye isi n'umucyo wawe. Amen. Imana ibahe umugisha. Twawakiriye kandi nawe mukozi w'Imana tugusabiye umugisha. Nibyo twegereje ku musozo. Uwiteka icyo numvishe cyo nuko aje guhemba no guhana abantu, tube maso. Hanyuma nyemerera nk'igingo nimero za telefone ku muntu ushobora kuza kwifuza kwihana aze kuno kunaza kuguhamagara. Nimero za telefone kuzitanga nta kibazo, ariko usigaho kuruderanje abantu b'Imana. Nta nubwo iyi nimero tuba dutanze ariyo kugira ngo bipe, nta nubwo ari niyo kugira ngo urebereho ko iri ku murongo cyangwa ngo wumve abantu icyo bavuga, ahubwo niyo gusenga. Ushaka kwihana, ufite ikibazo, urarwaye se, hari intambara ubona imaze igihe ku buzima bwawe wumva wayifashwamo n'amasengesho, hamagara 078 51 55 37. Iri kuri WhatsApp, andika 078 51 55 307. Imana ibahe umugisha. Iyo ntahise nkwitaba, njyewe nza kukwandikira, mujye mukoresha WhatsApp niyinyorohera. Imana ibahe umugisha.